urakoze kudusura umunyamakuru wikorera Bozize TV. Bozize TV twamurebaga kuri YouTube atwika agendera mu butebo, ariko natwe twagize amahirwe yo kubasha kubona uwo munyamakuru. Bozize twatangira tubashimira pe. Yego murakoze cyane. Amazina yanyu mwitwa bande? Amazina yanjye banyita Papa Cyangwe, guturuka muri Cuma Record. Ubwo rero njyewe ndi umwana wo mu cyaro pe biragaragara, ariko ngiye mfite impano yo kurapa. Yego, uradushimiye cyane ngo ufite impano yo kurapa. Urapa indirimbo ni ya Papa Cyangwe birumvikana. Indirimbo za Papa Cyangwe zingahe? Indirimbo za Papa Cyangwe nzini nyinshi, hari iyo bita Imbeba, hari iyo bita Ngaho, hari iyo bita Kunsutsu afatanyije na Juno Kizigiro. Iyo uzi neza yatumye wita Papa Cyangwe na n'ubu ngubu waririmbira abanyarwanda n'abanyarwandakazi isi yose n'amahanga bakurikiye kuri televiziyo bita Bozize TV ku isheni na YouTube yacu. Iyo uzi neza ugiye kuririmbira abantu ukerekana ko ufite impano niyitwa ngo iki? Yes, indirimbo naririmba Imbeba niyo nge numva ku bwanjye yankoze ku mutima. Imbeba yakoze ku mutima. Yego, Imbeba watangiye kutubwira? Imbeba nyine afuri yafatanyije na Igor mu abantu bayita Imbeba iyo ndirimbo. Kanyuma na nyuma umwana ukundwa arakape, cyasama cyuki umwana uhigwa arakape, inzozi ze ditapwe n'ipinda ryanjye, mama w'icyangwe fata nk'icyana kimwe, vanga ubwoko bw'amani gucanga, geraho tuzi ko karinjye kibamba, awaka umwana wa gatata, wifunga jampa hasi akabunuza, shira wine nkukubita inshuri ninja, vanga ubwoko bw'amarika, geraho tuzi ko karinjye kibamba, awaka umwana wa gatata. Yes. Ya Papa Cyangwe watangiye watwitse aho umuro watse ya mvugo yanyu y'ubu ngubu. Umuro watse indirimbo ya mbere yitwa Imbeba. Nayindi wabuzi? Hari indi yafatanyije na Juno Kizigiro bita Kunsutsu. Yego. Nayo naririmbaho gato. Yego. Biraryoshye bidafite umunyu, mutesi mwiza utagira ubukuku, arirekura ntago ari ikicucu, hejuru si ijangwe rinabucucu, kanwa k'ibihanga wishaka si wapfa kundu, ufite ururimi n'amacangwe wenda wavuga, Kunsutsu nagukuze kera sibyo nkukunze, yobobo arusha abafana umweru n'ubururu, kiza ubwoba mbega inyama ihenze, sihini nabyo yaducina ipege, ndayigekereza ngerera n'umushito, undi inyama nk'umushi gabanyamegwe. Yes. Izo ndirimbo uvuga birumvikana iza kera iza zamani muri za lockdown. Bivuze ngo Papa Cyangwe koko wamukurikiye kera. Ese muri minsi ntabwo Papa Cyangwe agikora indirimbo, ko muri bose ni za zamani abanyarwanda benshi ntabwo bazizi. Zina muri minsi nta niba agikora na Papa Cyangwe yaba yarazimye uratubwira. Nk'ubu yaherutse gusohora abayita Bambe. Iyo bita Bambe. Ya ndirimbo bita Bambe nawe urayizi? Yego. Tubwiyeho twumve. Mbwirira tati mbwirira mami wawe bidatinze umukwe w'abaraje yakunze umwana wanyu disi bambara iprodi we cyane ntago ajya aca ku ruhande. Mbwirira musaza wawe andebe kuri TV tunga agatoki ngo do, babwire ko ndi kadoni na kapu ufite do, babwire ko n'inshingano z'urugo ngwasho yakatiye Miss wa Demiri ankunda nazwi naha mu mudugudu, babwire ko mukunda binarenze, babwire ko saro yiwanyu magera ikirenge. Yego, iyo niyo ndimo nshyashya numva gihitinga ngo ni bari Bambe. Zazi ni mu rurimi nyine ngo ziri gutwika. Imvugo z'uyu munsi urubyiruko rw'uyu munsi ngo ni ugutwika, ngo hahiye, umuro watse. Ku mihanda izo ndirimbo rwose ziba ziri zitrate ziri gutrending. Mbere yuko mpaguruka njyewe Papa Cyangwe bamwaka ko ari umuntu uzi ndimo za Papa Cyangwe kungasisa n'abantu, ngagira impano yo gusetsa abantu. Ese iyo mpano nayo murayigira koko? Papa Cyangwe akomeje adusetsa nyine mu by'ukuri twamusuye niyo mpamvu tugomba kuhava byose tubijyanye tubishyira abanyarwandakazi badukurikira kuri YouTube channel twitwa Bozize TV. Gukora subscribe ni byiza, ukoze share na comment nibyo dushaka, ariko natwe turabakunda. Papa Cyangwe ugiye gutangira dusetsa nk'ubu rero turi mu gitondo. Yego. Dore muri iki gitondo hapfuye umuntu. Yego. No kuri biradutunguye baturage, dore yego hapfuye umuntu muri cyo muratungu hapfuye umuntu uwo muntu yikande ajya ni Steven umuntu ariko yarakunzwe abamodoka yaze amamodoka ya Sarafa numva za Kigali yo. Yego. Umuntu yarakunzwe nuko yari umusaza, ariko n'ubundi wabonaga ko ari roho yigendera. Yego. Ko yaburaga amazuba ngayo. Yego, umuntu ntabwo yapfuye nuko nyabaje kumenya ko umuntu yitwa yitwa Steven. Ajya ni Steven. Abantu rero ubwo ngubwo bari mu gahinda, umusaza nawe yakundaga gusetsa hano muri Bweramana. None mu muntu uyu muntu ndagasa mwinze navuye umuntu shayi sambiri pe, turabyutse dukinguriye umusaza nkuko twaya tumukingura akota akazuba kamwe k'abasaza nyine kakazuba ka sambiri nyine dusanga umusaza byaranga. ubwo umuntu yapfuye ureba? Iyo umuntu yapfuye ndeba pe ungana gutya nta gahinda nuko
uwo uwo musaza bamukundaga abantu bamushyigikira igikoma none arapfuye pe. Papa Cyangwe mugenzi wawe tuzamubwire ngo iki twe tugiye i Kigali Papa Cyangwe mugenzi wawe mudutume Papa Cyangwe oji nyawe Papa Cyangwe umwe wo muri Cuma Record. yego Yes mumumbwirire ko mukunda cyane. yego No kuri YouTube njya musharinga nkamukorera tugacata pe. yego Akora n'uranini gayane. iyo uvuze YouTube hano mu cyaro irahagera se hano muri iki cyaro hano YouTube nda nubwo mu cyaro haba hari telefone dutoya yego ariko tubasha kunyenyereza mukoresha za gatushi nikosora na twa mango 4G. iyi ngiyi ni Bozize TV wifuza kwamamaza wifuza kudusura dukorera hano i Kigali ni Bozize TV kuri YouTube channel Facebook Bozize TV YouTube na Instagram Bozize TV dusura dusangize tukwereka ibyabaye hirya no hino mu cyaro impano zo hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo kandi tuzajyayo dushakisha impano zakataraboneka abantu bafite impano tuzizamura uyu nguyu Papa Cyangwe nomero 2 azuye ko Papa Cyangwe nomero ya mbere ngo tuzamubwe ko mwamukunda abandi basari mwamuza no mu cyaro bande kuri YouTube mugiye muzi abandi basari hari nka Juno Kizigenga aho turamwumva na waba ari ku iyo Bozize TV se yo ntago mujya muyumva inanga Bozize TV hari mu kazi noneho hari video ari kugenda mu gatebo nabasaba mwese gukora subscribe ukira video ikuraho tu video kwa mu gatebo namwumvaga nk'inkuru Bozize TV harayimbe bazari abantu reka nkwisesereza Bozize njye namwumvaga nk'inkuru ariko ubu kuba turi kumwe ndishimye pe ntago nabikubwira ngo byumve nuko ngo mugo Bozize TV nayo hano bamaze kuhagera Bozize TV subscribe maze ko twirebera Bozize TV ubwo nuko ngo mu bwa abanyarwanda bose barakora iki barakora subscribe bakorera like and share yego kuri Bozize TV Papa Cyangwe turabashimiye cyane murakoze cyane Bozize TV